Ikaze mu isi y'imyidagaduro, ikaze mu isi yo kumenya no kubaho. Ikiganiro naho njye kuri mikoro ndacyari Active Obed, naho ikinyamakuru ni Obed niyo Empire cyangwa ON Empire. Tubahaye ikaze. Nyuma y'igihe gitoya hagaragaye impano zidasanzwe z'abana bazi kuririmba. Indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nizo baririmba. Aba bitwa Alicia na Germaine. Ucyumva indirimbo nka Rugaba, Urufatiro, Uwa Mugabo, abangaba bakoze igisa n'amateka mu bahanzi bakizamuka muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi 2024, bagikomeje urugendo rwabo rwa muzika kandi no gusakaza ubutumwa bwiza bw'amahoro bwa Yesu Kristo. Barashimira abantu bababaye hafi kandi babafashije. Nawe itera agatebe ubundi twinjirane mu kiganiro. Ndacyari Active Obed, tubahaye ikaze. Ni Alicia na Germaine nk'uko twari twabivuze. Abangaba bavukiye mu itorero rya Gikristo, niho bakuriye. Bavuka ku babyeyi bombi, ndavuga mama ubabyara ndetse na se ubabyara. Bavutse n'ubundi bari mu itorero, barererwa mu itorero. Ababyeyi babo bari abakristo n'ubundi ari naho bakuye inspiration yo gukomeza gukora umuziki nk'ivugabutumwa. Baza no kubikora byagutse, aho bifuje yuko bakomeza gusangiza ubutumwa bwiza bw'amahoro abantu benshi. Bagira igitekerezo cyo kuba bakora indirimbo mu buryo zajya zigera ku bantu benshi, birumvikana zigatunganywa muri studio mu buryo bw'amashusho n'amajwi, ubundi zigashyirwa ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye. Kugeza uyu munsi bafite imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Audiomack n'izindi. Izo ngizo zose aho ngaho bitwa Alicia na Germaine, niyo mazina bakoresha. Abangaba rero bafite impano idasanzwe yo kuririmba, cyane yuko mu ndirimbo zabo bagaruka ku magambo akomeza abantu, anabahumuriza, abagaragariza ukuntu Imana ari data, ari umubyeyi, ari Rugaba, ari byose kumufite. Rero reka n'ubundi nawe ukomeze kubakurikira. Abangaba rero bakomeje n'amasomo yabo y'ubuzima busanzwe. Ubu barigana abanyeshuri. Umwe muri bo yiga mu ishuri rya kaminuza, undi aracyari muri segonderi. Urumva ko ari ibintu byiza kandi bafite future nziza. Nawe wabakunda kandi urabakunda, ndabizi ukimara kumva iki kiganiro. Niba wakunze iki kiganiro, wakanda hari agatima ubundi kugira ngo kibashe kugera kuri benshi. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, ni byiza yuko ukora handitse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bihore bikugeraho umunsi ku wundi. Kandi nanone niba wifuza yuko ubutumwa bwiza bwagera ku bantu benshi, kora handitse share, ubashe kubusangiza abandi kugira ngo ibi byiza bye kuba ibyawe gusa. Ndacyari Active Obed, ibiganiro byacu naho ubutaha. Imana ibarinde, amahoro impagarike n'ubugingo bibe kuri mwe mwese. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Naho ikinyamakuru ni Obed niyo Empire.